Good morning, good afternoon. Hope you are all doing good. Hope you are all doing well. Okay, so this is Antoine. Everything is working out. I hope you are all doing great too. All right, so I just wanted to give you an introduction, where I want to introduce you to ndashaka kubagezaho aya makuru ndakeka ko ari ngombwa yitwa Tagwan Training Center. Iyi ngiyi ni center iherereye ku Ruyenzi. Aha ngaha rero bigisha ibi bintu muri kubona byose, harimo indimi. Iki ni Igifaransa, n'Icyongereza, ni Ikinyarwanda, ni Igiswahili, bigisha kandi gusoma no kwandika, bigisha computer, mudasobwa, bigisha graphic design and branding. Ni ukuvuga ngo hari abantu bashobora kuba bazi gukora bazi gukoresha computer bisanzwe, ariko noneho babigisha ibijyanye n'ibyitwa graphic design, mu gukora ibyapa, gukora amafoto, gukora ibishushanyo, n'ibijyanye na branding, ni decoration. Bamwe bajya bakora nka interior design, branding amamodoka n'ibindi bintu byinshi, kwamamaza. Hanyuma kandi babigisha amategeko y'umuhanda, permis na provisoire. Bigisha IBM ku bacuruzi, imikoreshereze ya IBM cyangwa se electronic billing machine. Hanyuma bakigisha bagatanga na coaching ku banyeshuri batoya biga mu mashuri asanzwe. Aba ngaba rero ni training center, baherereye ku Ruyenzi. Telefone yabo ni iyi, ni 0788 0976 45. Ibyo hanyuma ushobora kuba wayikurikira no kuri izo mbuga nkoranyambaga zabo, hose bitwa Tagwan Training Center. So let's start. Okay, kuba duherukana ngira ngo twiganye ibyo twigaga greetings, twiganye ibyo twise formal greetings ndetse na informal greetings. Twabivuzeho iki? Twaravuze ko tugiye gusuhuza umuntu mu buryo buri formal. Formal ni ukuvuga ngo ni kwa kundi dusuhuza umuntu, navuga ngo tumubashye, cyangwa se hahandi no mu Kinyarwanda ujya gusuhuza umuntu umwe ukamubwira ngo mwaramutse, kandi ubundi yari waramutse ari umwe. So we say hello. Okay, dushobora kuvuga hello, cyangwa se tukavuga hello Kalisa, cyangwa se hello Mary, tukavuga hello twongeraho izina ry'umuntu runaka. Your name is Mr. Jean Damascene, wenda n'urugero twavuga ngo hello Mr. Jean Damascene, hello Jean Damascene, hello Damascene, whatever. Okay, so dushobora no kuvuga hello yonyine, nabwo tuba dusuhuje umuntu like hello. Okay, so hanyuma iyo tugiye kubaza umuntu, wa muntu atari wenda tuvuge ya magambo utabwira nk'umuntu mukuru, utabwira nk'umuntu w'umuyobozi, utabwira umuntu uwo ari we wese. Utabwira ngo WhatsApp, utabwira ngo, so uramubaza wenda tuvugiye kumaza amakuru, uramubaza how are you. Okay, uramubaza nabyo bintu byose twize, ibyo twagiye twita greetings based on time. Twaravuze ngo nk'iyo ugiye gusuhuza umuntu wenda tuvuga ari mu gitondo, okay, uramubwira ngo good morning. Ibi ngibi ngo twabivuzeho. Okay, cyangwa se ndumva yaba atari bishyashya kuba ari we wese. Hanyuma good morning tuyivuga, okay, good morning tuyivuga iyo turi kuvuga amasaha, iyo turi gusuhuza umuntu guhera ku isaha y'isaa sita za nijoro, ibyitwa midnight. Okay, tukagenda tukageza ku isaha y'isaa sita z'amanywa. Okay, ahangaha niho tuba turi kuvuga good morning. Hanyuma saa sita z'ijoro nibyo ujya kumva abantu baravuze ngo bigeze hagati mu gicuku, good night, midnight. Hanyuma saa sita z'amanywa ni cyagiye bita noon, okay, cyagiye bita noon nicyo cyitwa saa sita z'amanywa. Alright, hanyuma iyo birenze iki gihe tuba turi gusuhuza umuntu tukamubwira ngo good. Okay, tukamubwira ngo good afternoon, tukamubwira ngo good afternoon. None tubonye ko ari saa sita, iyi none tubonye ko ivuga saa sita, iyi none tubonye ko ivuga saa sita z'amanywa zuzuye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo bigeze saa sita n'umunota umwe, tuba turi kubwira umuntu ngo igicamunsi cyiza. Birumvikana, tuba turi kubwira umuntu ngo igicamunsi cyiza. Icyo gicamunsi rero bacyita afternoon. Ubwo ni ukuvuga ngo ni nyuma ya saa sita, kubera ko none ni saa sita. Rero iyo tugiye kubwira umuntu ngo good afternoon, cyangwa se inyuma ya saa sita heza, ibyo twita igicamunsi mu Kinyarwanda, turamubwira ngo good afternoon. Okay, so hanyuma iyo birenze iki gihe, by'umwihariko iyo tuvuye kuri good afternoon, iyo butangiye kwira cya gihe mu kabwibwi na nijoro, iyo dusuje umuntu turamubwira ngo good evening, cyangwa se umugoroba mwiza. Apana ijoro ryiza, kubera ko ijoro ntabwo ryitwa ijoro ryitwa night. Ntabwo tujye tubwira umuntu ngo ijoro ryiza tumusuhuje, ahubwo turamubwira ngo umugoroba mwiza tumusuhuje, hanyuma tukaza kongera kumubwira ngo ijoro ryiza, ahubwo turi kumusezeraho. Sibyo?
ibyo ngibyo ngira ngo birumvikana. Ubwo ni ukuvuga ngo good evening tubivuga turi gusuhuza umuntu, then good night tukabivuga turi gusezera ku muntu. Iyo turi gusezera ku muntu nabwo ah, dushobora guhitamo kumubwira wenda tuvuge ngo goodbye, okay, goodbye, okay, dushobora kumubwira ngo see you later, maybe like see you later, see you soon, okay, see you soon, cyangwa se bitewe n'ikindi gihe. Iyo tuzi ko wenda tuvuga kubwira umuntu ngo see you later, tuba dushaka kuvuga ngo naho ikindi gihe, naho ubutaha. Iki gihe tuba tuzi neza ko tutari bwongere kubonana by'aka kanya cyangwa se akanya ka vuba, ariko nanone tutazi neza igihe tuzongera kubonanira. Okay, so soon iyo tuyikoresha dushaka kuvuga ko ni nko kubwira umuntu ngo nahamukaye cyangwa se twongere tubonane, tuze kongera kubonana. Okay, ubwo tuyikoresha tuzi neza ko turi bwongere kubonana n'umuntu, kabone nubwo twaba tutazi igihe turi bwongere kubonanira. Uyu munsi turi kuwa gatatu, ndamutse nzi ko tugiye gutandukana ariko tuzabonana tuzongera tukabonana ejo. Urugero nk'abanyeshuri bavuye ku ishuri nzi ko bagiye ejo tuzongera tukabonana kubera ko bazagaruka ku ishuri, agiye kugenda namubwira ngo see you tomorrow. Okay, mbamubwira ngo tuzabonane ejo cyangwa se nahejo, right? Hanyuma ibindi ni ukubwira umuntu good night, good day, sibyo? Birumvikana, ni ukubwira umuntu ngo umunsi mwiza, ijoro ryiza, niko dusezerana. Alright, so muri za ndamukanye zose twavugaga ni izi ngizi turazifite aha ngaha: good afternoon, good morning, good evening. Okay, hanyuma hari ukundi kuntu tubaza umuntu ngo how are you doing, like how are you doing. Okay, how are you doing, nabwo ni nko kumubaza ngo amakuru ni kumubaza ngo umeze ute, how are you doing, byose ni kimwe. Okay, so it's nice to meet you, no kubwira umuntu ngo nishimiye guhura nawe, ni byiza guhura nawe. To meet ni uguhura. Okay, nice ni ikintu cyiza, hanyuma to meet bivuga guhura. Hanyuma how is it going ni ukubaza umuntu ngo biri kugenda gute, like bimeze gute. Birumvikana, biri kugenda gute. Going to go ni ukugenda. Iyo tuvuze ijambo going tuba tuvuze ko ari ukugenda biri gukomeza. Okay, hanyuma hari ijambo ryitwa twise how are you doing. Okay, hari ijambo twise how are you doing, hari n'ijambo twagiye twita hari what are you doing, then na how are you doing. Nizere ko kano kantu muri kukabona ahantu kari how are you doing, what are you doing. Itandukanye hagati y'iri jambo n'iri, ijambo what niko what na how niko kantu konyine kabitandukanyije. Ijambo what rivuga iki, no kubaza umuntu amakuru y'ugendanye n'ikintu runaka. Iki, uri gukora iki kano kanya. Okay, uri gukora iki kano kanya. Hanyuma ijambo how ryo rivuga uburyo cyangwa se process cyangwa se like no kubaza umuntu ngo ni gute, umeze gute, how are you doing. Urumva hari how are you, then how are you doing. Okay, so iyo ubwiye umuntu ngo good to see you, umbwiye ngo ni byiza, good ni ikintu cyiza, twabonye ko ari ukureba. Good to see you ni ukuvuga ngo ni byiza, nishimiye kukubona, ni byiza kukubona. Good to see you. Okay, it is a pleasure to meet you ni kubwira umuntu ngo nice to meet you, ni iby'agaciro guhura nawe. It is a pleasure to meet you, ni iby'agaciro guhura nawe. Pleasure ni ikintu cy'agaciro. Okay, so how do you do, iyo umuntu akubajije ngo how do you do, aba akubajije ngo ni nko kubaza ngo how do you do, ni nko kubaza ngo amakuru, ariko atari uko akeneye kuri bumusubize ngo ni meza. No mu kinyarwanda iyo umuntu akubajije ngo how do you do, ntabwo umusubiza ngo oya ndarwaye. No mu kinyarwanda tumenyere ko umusubiza ngo ni meza, sibyo? Ubwo rero na hano iyo umuntu akubajije ngo how do you do, nawe uramusubiza ngo how do you do. Ntabwo ari uko ayobewe ko yari kumusubiza ko yari akubajije ngo amakuru, ahubwo ni uko ijambo akubajije kubera ko riri muri present simple, how do you do, apana how are you doing. Urabona ko iri ngiri rijya kumera nk'iri, nuko rino riri muri present continuous, iri rikaba riri muri present simple. Ibi ngibi tuzabyiga mu cyiciro cyacu gitaha, ibiri muri present continuous n'ibiri muri present simple. So ibintu biri muri present simple ntitubivuga, tuzajya tuvuga ko ari ibintu biba mu gihe biri bisanzwe, mu gihe gisanzwe, apana biri kuba nonaha, ahubwo biriho mu buzima busanzwe. Kubera ko rero nta muntu n'umwe ujya uhora ameze neza ngo uvuge ngo I am fine, like umubwire ngo mpora ameze neza, niyo mpamvu nawe tumusubiza ngo how do you do. Okay, so niri rivuga ngo it's an honor to meet you, nabwo ni ukuvuga ngo ntabwo bigira uko bisa, nabyo ni kuko babwira umuntu ngo ni byiza guhura nawe. Hano hari ibindi nanone twize twita informal cyangwa se twavugaga byitwa informal. Instead of saying hello you say hi. Ni ukubwira umuntu ngo hi, ni ukubwira umuntu mu buryo like ubwira mostly niba ari inshuti yawe cyangwa se niba ari umuntu muziranye mu buzima bwa buri munsi, you can say hi. Okay,
So you can say like hi Emmanuel, ni ukubwira umuntu ngo bite Emmanuel. Ntabwo rero umuntu wese wabwira ngo bite. Bite urumva ko ari ikintu kiri informal nyine gikoreshwa ku muntu atari uwo ari we wese, alright? So hey nayo ikoreshwa iyo turi kubwira umuntu cyane cyane w'inshuti yacu, apana umuntu uwo ari we wese tubonye umuntu w'inshuti yacu. WhatsApp, aho kubaza umuntu ngo amakuru ngo umaze ngo how are you cyangwa se how are you doing, uramaza ngo WhatsApp, nukumaza ngo biragenda bimeze bite nyine uri kuki. Bya bintu tubazanye urumva n'uburyo buri informal. Nubwo bya informal ni bya bintu tubwira umuntu wacu, apana umuntu uwo ari we wese. Birumvikana. Howdy nabwo ni nka hello ariko noneho iyo irimo iyo like iri informal. Howdy, okay? Howdy Mr. Flame, wenda ni urugero niba witwa Flame, I can say like howdy Mr. Flame, howdy Flame, okay? Mbamubaje ngo bite Flame, halo umeze neza, okay? How are ya? Ni kubaza umuntu ngo how are you, how are ya? Urumva ni informal nyine ni twa tuntu tuzemo n'amaslang n'iki, okay? What's new? Kubaza umuntu ngo ni ibiki bishya cyangwa se uri kuki, okay? What's going on, aho kubaza umuntu ngo wenda tuvuge what are you doing, ushobora kumubaza ngo what's going on. Aho se ni ibiki biri kujya mbere. Urumva ko iryo jambo ntabwo ari ijambo baza umuntu uwo ari we wese, ibyo birumvikana. How is it going, bimeze bite, how are things, ibintu bimeze bite, okay? How is it going no kubaza umuntu ngo biri kugenda gute, hanyuma how are things like bimeze bite. What's up, uri kuki, how is everything, buri kintu kimeze gute, how is life, ubuzima se bimeze bite. Long time no see, ni nko kubwira umuntu ngo ni igihe kinini tutabonana, okay? Long time no see. Nuko nk'uko ibi ngibi twabyize muri department ya greetings, aho twiga gusuhuzanya no gusezerana nabyo twabibonye. Hanyuma ibindi bintu wenda uyu munsi ntagenda ntavuzeho, reka twivugire uyu munsi kuri personal pronouns, ariko uyu munsi turavuga ku byitwa subjective personal pronouns, okay? Mu cyiciro cyacu gitaha tuzazikomeza. Subject cyangwa se subjective pronouns ni bya bintu tuvuga, hari ibintu tuzajya twiga nk'iyo ugiye kubwira umuntu ngo I am a teacher, okay? Mba mvuze ngo ndi umwarimu, njyewe I ni njyewe. Hanyuma iyo mvuze ngo I am mba mvuze ngo ndi ikintu gikurikira inyuma ya ndi no mu kinyarwanda birumvikana ko ni ikintu ndi gukora, ndi kwigisha icyongereza cyangwa se ndi kwiga icyongereza, cyangwa se ndi umunyeshuri, ndi umwarimu, ndi umushoferi, ndi umusuderi, ndi umubaji, ndi umunyonzi, ndi umumotari, like I am byose bivuga ndi, apana I gusa, ahubwo I am byose bifatanye, kubera ko I yonyine ivuga wenda tuvuge njyewe gusa. Nk'iyo mvuze ngo wenda tuvuge tuvuze ngo I love you, okay? Iyo tuvuze ngo I love you, urabona nko hano mbwira ijambo ndivuze noneho nakoresheje ijambo I am, kubera ko ntabwo mvuze ngo ntabwo mvuze ngo ndi, okay? Aho nuvuga ngo njyewe ndagukunda, njyewe nkunda wowe, I love you, njyewe nkunda wowe. So ibintu tuzajya tubyiga muri form yitwa SVO, ni subject plus verb plus object. Ibi ngibi tuzajya twiga ko ari subject ni aka kantu ka mbere niko tuzajya twita subject, ni akantu gakoreshwa turi kuvuga umuntu ukora igikorwa, okay? Tuzajya tuvuga umuntu ukora igikorwa ni nko kuvuga njyewe mu ijambo I love you, njyewe nkora igikorwa. Hanyuma verb tuzajya tubivuga ko ari igikorwa gikorwa. Urugero mu ijambo I love you, njyewe nkora igikorwa cyitwa gukunda, okay? Hanyuma object tuzajya tuyita ahantu igikorwa gikorerwa cyangwa se umuntu runaka wakira igikorwa. Urugero mu ijambo I love you, ijambo you rivuga wowe, donc njyewe nkora igikorwa cyitwa gukunda, nkakunda wowe, ubwo wowe niwe nkoreraho igikorwa nyine nkora cyitwa gukunda. Alright, so nari navuze ngo uyu munsi turaza gukora ibyo twagiye twita personal pronouns, okay? So nari navuze ngo ijambo I rivuga njyewe ukora igikorwa, okay? Hari ibyo twe twavuzeho byitwa SVO form. Twe twavuze ngo tuzajya tuvuga ko ijambo I cyangwa se imwe muri izi ngizi zose uko zikurikirana, izi ziri muri iyi colonne zitwa subject pronouns, okay? Tuzajya tuzikoresha turi kuvuga, nizo zikoreshwa mu gutangira interuro. I ivuga njyewe. Uko zimeze wenda reka mbikore mu buryo bworoshye, tuzagenda tuzigabanya mu byiciro bitatu. Okay? Tuzagenda tuzigabanya mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere tuzajya tuvuga I, okay? You, he,
cyangwa se uzakunda kubona kenshi bayandikanye na she ndetse bayandikanye na it. Hanyuma munsi tuzajya tuvuga kuri we, munsi yaho tuvuge you, then munsi yaho tuvuge they. Alright, ibi bivuze iki rero? Uko zimeze tuzagenda tuzishyira mu byiciro bitatu. Tuzagenda tuvuga impamvu zanditse gutya zikurikiranye. Ndashaka kugira ngo bibe clear ku muntu uwo ari we wese uri kureba ibi bintu, cyangwa se ufite gahunda yo kwiga bimworohera mu buryo bworoshye. Ndashaka kugira ngo ibi bintu byoroshye. Okay? So izi ngizi nashyize mu ibara ry'umutuku, hano, izi nashyize mu ibara ry'umutuku ni I, you, he, she, it. Tuzajya tuzita single, cyangwa se singular personal pronouns. Okay? Singular personal pronouns. Alright? So impamvu tuzajya tuzita single ni iyihe? Ni ukubera ko zikoreshwa ku muntu umwe, donc zikoreshwa zivuga umuntu umwe. Urugero, ijambo I buri gihe turivuga turi gushaka kuvuga njyewe uri kurivuga. Ntabwo rivuga ngo ndi, rivuga ngo ni njyewe, I. Okay? So I nta gihe na kimwe simburwa n'izina ry'umuntu, kubera ko ndamutse mvuze ngo Antoine ari kwigisha, nkavuga ngo Antoine is teaching, ntabwo naba mvuze njyewe, kubera ko njyewe nakwivuga ko ndi kwigisha, nta gihe na kimwe njyewe nivuga mu izina. I ivuga njyewe njyenyine. Okay? So ijambo rimwe rivuga you, iyi ya mbere, hasi yaho turaza kubona n'iyindi, murabona ko ihari. Iyi you ya mbere ivuga wowe umwe. I ivuga njyewe. Okay? I ivuga njyewe. Okay? Hanyuma you ikavuga wowe, kandi twabonye ko nta gihe na kimwe iyi you izigera isimburwa, iyi I izigera isimburwa n'izina ry'umuntu. Okay? So it ivuga ngo ni, cyangwa se nko kuvuga ngo ari. Okay? Ni umuntu w'umuhungu yitwa he. Okay? Hanyuma umuntu w'umukobwa yitwa she, umuntu w'ikindi kintu runaka kitari umuntu cyitwa it. Urugero, nshaka kubwira umuntu ngo I am a teacher. Njyewe kubera ko ari njyewe ndi umwe, navuga ngo ndi umwarimu. Okay? You can say like you are a student. Ni ukubwira umuntu ngo uri umunyeshuri. Wowe umwe uri umunyeshuri. Okay? So uri kumva ko turi kuvuga ikintu kijyanye n'umuntu umwe. He is a student. Ni umunyeshuri. Okay? Umuntu runaka w'umuhungu. She is a student, ni umuntu runaka w'umukobwa. Hanyuma it is a dog, wenda tuvuge no kuvuga ngo ni imbwa. Sibyo? It is a dog. Alright. Now, iyo ibi bice byo hejuru, ibi bice byose nagize mu mabara y'umutuku, n'ibi ngibi nagize mu mabara yo hasi y'ubururu, ni bimwe, uretse ko ibyo hejuru byitwa singular, nari nabivuzeho, ibi byo hasi rero byitwa plural. Ibi bivuze iki? Mu gihe tuvuze ijambo I dushaka kurikira mu bwinshi tuvuga we. We rero ni ukuvuga ngo nyuma dushaka kuvuga njyewe n'abandi bantu runaka turi kumwe. Urugero, nk'iyo tuvuze ngo njyewe namwe turi kwiga icyongereza, njyewe nawe turi kwiga icyongereza, twavuga ngo we are studying English. Okay? Twavuga ngo we are studying, okay? We are studying English. Icyo gihe naba mvuze ngo njye namwe turi kwiga icyongereza, mwebwe cyangwa se njye nawe. Ni igihe njyewe n'abandi bantu turi kumwe turi kwiga icyongereza, donc turenze umwe, barenze njyewe, atari njyewe gusa ahubwo ndi kumwe n'abandi bantu, barenze gusa ahubwo ndi kumwe n'abandi bantu. Birumvikana aha ngaha ndakeka. Hanyuma iki kintu cyitwa you, aho gitandukaniye rero n'iyo hejuru. Hano mu rugero twari twatanditse twavuze ngo ugiye nko kuvuga ngo wenda tuvuge ugiye kuvuga ngo uri umunyeshuri, twavuga ngo you are a student. Mu bintu tuziga tuziga ko iyi tuvuga ko iyi nashyize nk'aha ngaha, iyi ivuga ikintu kimwe kiri unspecified. Okay? Bavuze ngo uri umunyeshuri umwe, kubera ko ni mu cyongereza tugiye gushyira ijambo mu bwinshi ku bintu byitwa regular nouns, twongeraho s nko kuvuga students, ariko kubera ko twavuze ijambo a student kandi twavuze ngo bivuga ikintu kimwe, ubwo ntabwo iyi s ari ngombwa. Mu gihe hano hasi kuri you, aho tuvuga ngo you are students, take a look at here. Reba hano, navuze ngo you are, ya e ntayo nashyizemo. Urukura ko ya e ntayo nashyizemo kubera ko twavuze ko iriya e ivuga ikintu kimwe. Ikindi, hano inyuma nashyizeho s,
nko kugaragaza ko iri jambo ari ubwinshi. So, iri rya mbere riravuga ngo uri umunyeshuri, iri rya kabiri rikavuga ngo muri abanyeshuri. Mu yandi magambo itandukaniro riri hagati y'izi ngizi ebyiri ni uko imwe tuyikoresha turi gushaka kuvuga umuntu umwe, mu gihe iyi ya kabiri tuyikoresha turi gushaka kuvuga abantu benshi. Ubwo rero mu cyongereza aho bitandukanira ni uko iki kintu twabonye ko amagambo yose tuvuga bari muri SVO form. Nk'urugero, iri jambo ryitwa you ni subject, okay, subject. Iri jambo ryitwa you twagize subject. Iri jambo ryitwa are, kubera ko ari ikintu gikurikira subject, ubwo ni verb, okay. Hanyuma iri jambo ryitwa student ryabaye object. Sibyo siko bigaragara kugira ngo twuzuze ya SVO form, subject verb object. Ahangaha naho harimo ijambo subject, naho harimo ijambo subject, hano hakabamo ijambo verb, okay, hano hakabamo ijambo, ibi byose bikaba ijambo ryitwa object. Iyi nayo ifatanye na student ni kugira ngo tuze gukora umunyeshuri umwe. Aha, hanyuma rero mu bigaragara ibi bintu n'abantu bazi icyongereza bakunda kubiconfusing, utabaza umuntu ngo izi ebyiri zitandukanira he. Iya mbere ahantu itandukanira n'iya kabiri ni uko object y'ijambo igomba kuba iri mu bumwe cyangwa se mu buke, mu gihe kuri iyi ya kabiri iyi object y'ijambo igomba kuba iri mu bwinshi. Abanyeshuri, uri umunyeshuri. Ntabwo bishoboka ko tuvuga ngo uri abanyeshuri, cyangwa se ngo bishoboka ko tuvuga ngo ijambo ngo muri umunyeshuri, kubera ko rero ibyo bintu bidashoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo ubonye you are students, iyi subject ari ubwinshi, ahita abona ko iyo yakoresheje ari iya kabiri. Hanyuma ubonye ijambo you are a student, yabona iyi student yakoresheje ari mu buke, ahita abona ko yakoresheje iya mbere. Good. Hanyuma icya nyuma bakita they. Twabonye ko hano hari ibintu byitwa he, she, it. Ni ukuvuga ngo ni umuntu runaka umwe, ni umuhungu, he is a boy, okay. Ni imbwa, it is a dog, okay. It is my house, it is a car, okay. It is your what, it is your laptop, ni computer yawe, sibyo. Hanyuma iki gihe tuba turi kuvuga ikintu kimwe, tukivuga turi gushaka kuvuga ngo ni cyangwa se ari cyangwa se kiri, okay. Nk'urugero ushatse kuvuga ngo ari kugenda n'amaguru, twavuga ngo he is walking. Niba ari umuntu runaka w'umuhungu uri kugenda n'amaguru, to walk ni ukugenda n'amaguru, twavuga ngo he is walking. Walking ni kuvuga yandikwa gutya hataza kugira umuntu yibaza, sorry, alright, yandika gutya walking, pana walking, okay. Is walking ni uko tuyandika, so verb to walk ivuga kugenda n'amaguru. Ubwo iyo umuntu ari muri walking aba ari kugenda n'amaguru, nyine biri muri continuation. Hanyuma they tuba turi gushaka kuvuga noneho ba bantu runaka b'abahungu, ba bantu runaka b'abagore cyangwa se b'abakobwa, cyangwa se bya bintu byinshi. Noneho tuba turi gushaka kuvuga icyo biri cyo cyangwa se icyo biri gukora. Nk'urugero dushatse kuvuga ngo they are studying, tukaba dushatse kuvuga ngo abantu runaka, wenda tuvuge baba abagore cyangwa abagabo cyangwa se banavanze, bari kwiga, they are studying. Ntabwo ari umuntu umwe, ntabwo ari umuntu umwe tuvuga ngo he is studying, ahubwo ni benshi tuvuga ngo they are studying. Iyi is ahantu nagiye nkoresha utu tuverb twa is na are, natwo nzatuvugaho mu biganiro mu masomo yacu ari imbere. Two ntubaze kutwitaho, nizere ko uyu munsi wumvishe igisobanuro cy'utu twa mbere dutangira ijambo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo izi zitwa personal pronoun, zishobora no kuba wenda tuvuga amazina runaka. Okay, mu mwanya wo kuvuga ngo they are studying, birashoboka ko wanavuga ngo Damascene and Antoine, okay. Damascene and sorry, ubundi amazina atangizwa n'inyuguti nkuru, okay. Damascene and Antoine, okay. Antoine is my name, are studying, okay. Iki gihe tuba tuvuze ngo Damascene na Antoine bari kwiga. Turamutse tuvuze ngo ni Antoine gusa, tukavuga ngo ni Antoine, icyo gihe naho twavuga ngo ni are, twavuga ngo ni is, twavuga ngo Antoine is studying. Antoine rero yasimbuzwa n'izina ryitwa he cyangwa se she niba ari umukobwa, okay. Ariko mu gihe dushaka kuvuga ngo Damascene na Antoine bombi bari kwiga, ni abantu basigaye barenze, ntabwo bakiri umuntu umwe. Ubwo bivuze ngo twavuga ngo ni ukuvuga ngo Antoine na Damascene twabasimbuza, kubera ko ntabwo ari he, kubera ko Antoine ni he ari wenyine, na Damascene ni he ari wenyine, cyangwa se muri aya mazina dushatse kuyasimbuzamo n'umuntu w'umukobwa, tukavuga ngo ni he cyangwa se she, okay. Hanyuma mu gihe babaye bombi, baba abagore n'abagabo bari kumwe, baba abagabo gusa, baba abagore gusa, tukavuga ngo they are studying, cyangwa se Antoine and Damascene are studying, alright.
ndizera ko ibi bitanze ubusobanuro buhagije. Hanyuma ni ibi ngibyo twavugagaho uyu munsi. Twavuze kuri personal pronoun ariko ziri subjective gusa. Ibi byose mureba aha ngaha byitwa personal pronoun. Buri munsi nzajya mbabwira akantu ku kantu, akantu ku kantu, akantu ku kantu. Uramutse ugize ikibazo ntuze kubura kumbaza, ntuze kubura kunyandikira, ntuze kubura kumbaza rwose, ndahangaha ku bwawe. So thank you so much for your time. Have a wonderful rest of the day.